Muraho neza. Nyuma yuko tubisabwe na benshi badukurikira, twabategura incamake isobanura iby'amategeko ateganya kubijyanye no gukuramo inda. Ese gukuramo inda ni icyaha? Ni izihe mpamvu zishobora gutuma umuntu akuramo inda ntabiryozwe n'amategeko? Ese bikorwa nande? Muti se gukuramo inda mu Rwanda biremewe? Gukuramo inda mu Rwanda ni icyaha. Icyakora iteka rya Minisitiri ryemera ibyiciro 5 by'abantu bemerewe gukurirwamo inda. Icya mbere, iyo utwite ari umwana bivuze ko ari munsi y'imyaka 18. Icya kabiri, iyo habayeho gusambanywa ku gahato. Icya gatatu, iyo washyingiranwe ku gahato. Icya kane, iyo inda utwite ibangamiye ubuzima bwawe cyangwa se bw'umwana utwite. Icya nyuma ari nacyo cya gatanu, iyo inda utwite wayitewe n'umuntu bifitanye isano byibura kugisanira cya kabiri. Mushe kwibaza muti ese gukuramo inda byemewe kugeza ku gihe kingana gute? Inda yemewe gukurwamo ni inda itarengeje ibyumweru 22. Icyakora bishobora guhinduka iyo inda utwite ishobora kugushyira mu kaga cyangwa igashyira ubuzima bw'umwana utwite mu kaga. Icyo gihe gishobora kurenga. Ese bigenda bite iyo usaba gukurirwamo inda ari umwana utaruzi imyaka y'ubukure? Iyo usaba gukurirwamo inda ari umwana abisabirwa n'abamuhagarariye nyuma yo kubyumvikanaho. Ariko iyo hatabaye kumvikana hagati yabo cyangwa se ntibumvikane n'umwana, icyemezo cy'umwana nicyo cyitabwaho. Ese ni ibigo by'ubuvuzi byemerewe gutanga serivisi yo gukuramo inda? Gukuramo umuntu inda bisa kujya ku kigo cy'ubuvuzi cya leta, nk'urugero bigo nderabuzima cyangwa se ibitaro bya leta. Ikindi nanone ushobora kujya ku kigo cyigenga cyabiherewe uburenganzira na Minisiteri y'Ubuzima gukora nk'ibitaro, urugero nka za polyclinique. Ariko nanone Minisiteri y'Ubuzima ishobora kwemera clinique zujuje ibisabwa kuba zatanga izino serivisi zo gukuriramo umuntu inda mu gihe basuzumye bagasanga bujuje ibisabwa. Mushobora kwibaza, usaba serivisi yo gukuramo inda asabwa iki? Ushaka serivisi yo gukuramo inda afite uburenganzira kujya ku kigo cy'ubuvuzi yihitiyemo. Icyakora ashobora kwitwaza irangamuntu igaragaza imyaka afite. Mwakoze kubana natwe, mwatubwira muri komenti andi makuru mwifuza kumenya ku bijyanye n'ubuzima n'uburenganzira bwa muntu.